Utaza gutuma mvuga ngo urwanga rundenga. Yagahita tegereza teza nakubonye di. Ngiye kujya mbangurira amakuru ko Fase ko ndi kuva mu rugo njya kubangurira ifusi. Uvuye urajya. Nkubwiye ngo nari ndi kuva mu rugo ngiye kubangurira ifusi. Nakurabizi hari ikintu cyo gukora. Uri umugore, uri umukobwa uri iki? Wese urinda umbaza uko nguko ubundi se wowe ugiye. Ndi manzi ntabwo nzabagore ariko mbonye ukuntu uteye agatuza ukuntu kameze nsanga ukwiriye kuzambera. Inange ndacyari isugi ubu ndebana n'akantu na gato karigera gacomokokamo. Ubu nari ngiye kuragira inyoni wamaye ipusi ngazayigu. Wari ugiye kuragira inyoni kandi nta mugore usanzwe ufite. Ni ipusi ngigukwe kuko ni ipusi nziza ifite discipline wajango niba mukuru wawe wundi wa mukuru wawe wundi wakora kuri bisi. Niba sahubwo nyine nta mugore ufite nanjye nkaba nta mugabo mfite ubwo ntacyo wumvamo. Sigo ngurongo bamuzira mbegiye inyoni zaza kunshika. Inyoni zirancika ngiye kuziragira. Hakururunu surutuye uyu surutunga inyugunyu mwaka byaramo. Nuko ni ntumbi iri kumbwira. Intumbi ndakubwira ngo nzakurongore ukavuga ngo ndi rutuye uyu. Imara naka numva nayemo nkapanyo. Bazashaka kurongora. Ayo aho taka. Cyanda saza kugukurikirana. Taka. Utitayimaye kabigiye se. Oya rwanda tarwibarara niyijyande. Zayizana mukayijya kuri noye ubwo se umugabo utabasha kugura agakoko n'akabenzi urajya uri Rwanda risavuye muri gereza nyamara wa muzimaniro wa mwakazimano. Konyera umukobwa ukeneye ikiko mbona amabere adafashe neza adafite agakariso agasuka. Raka uyu muco mukura kuri mama ari rwa mama inazo turarwambara habe n'ikariso. Yewe anana yarabinyanduje naso dange nambara nani kariso ubu hasi birahita. Yiragaye birabujijwe gukora umuntu wakoze satani hiri. Ubwo se ari jya uyikoze ari na data wayiciririye ukoze ngo yivura kuki yiretse kagenda. Oya nuko mbona udakwiriye. Ariko se yibanyumurira amapusi. Yuwa naguze ukuntu rwa data ari urugoryi rwarindagiye. Na yandi matungo ajya acirira usibye amapusi gusa. Cyane kurya amapusi muzayana. Ariko se iya pusi ifite umuhungu. Ifite umuhungu se ni wabonye ko ifite umwoyo. Ndabizi se karuko papa yavuze ngo nizana urgonera mukabona nzahita nyirukankana njye kwishakira. Ariko bitari ibyo ngibyo ubanza kugushaka naje bashatse umurozi ntabwo ari gusa. Kuko pasteur avuga ngo amafusi agenderwamo abantu kugira ngo bashobore kuroga abantu. Wowe uri giki? Umurozi ni data na mama ari none uzukuntu yaraze. Rwa papa yarugenda rucira inkondo. Mama wari mu rugo se? Mama yasigaye mu rugo. Manya asigaye yidandaza se. Bizagende uzagaruka nkubwire. Ushaka umuntu yagushaka mu mugeni kweri n'umurozi kuko niba so yari umurozi na nyoko n'umurozi mama akaba ari mu rugo arakurikiza bamujyana we swari. Nase ubwo wowe ko ambwiye ngo uri imanzuro icyo buracyari imanzi warazanye ubu hwihwi. Ubu ni ubwasufuye kagendere. Ewe kuzungura ndakwameka kaza bakurya umwome. Ariko ubundi urashaka we. Nise sinakubwiye ngo ndacyari umukobwa nta n'akantu kacomoko. Erega nanjye nakubwiye ko nanjye ndi mama. Ngubu njyewe ndeba ukunguku nta cyanga cy'abagabo nzihawe ngo nanjye nta cyanga cy'abagore. Oya wimubera. Nasa ko ngira ngo nyine biza guhurira mazerwa. None usange ni ubu.
tugenda ngo nyungutishe wowe nawe wumvise cyangwa wumva icyo nyoko yakurushije hamwe nanjye ndashaka kumva ibyo ayego mwami yankuye aho yakuye usyete ngo yasa nkuye aho umwami yakuye usyete umwami wanjye nkuye aho yasi yakuye usyete usyete agutaye nanjye nsa n'ubaye usakuriza ibi nibyo impamvu nuko nanjye mbaye nka usyete ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu Yesu akoze ni byiza ibi bintu cyatanye kuzana simbizi ariko ntabwo nese kano kanya wibagije ibintu tumaze gupangira tubipanga none ujya kugira icyo ugeraho uri buze kuboroga nta nzoga ya nzona iri hehe iyo baguhaye nanjye yose kugeza harenga nawe wakubona igihagararo wakubona ikintambuko wakubona indege hano nta n'ibiryo bihari ibyo birakureba si ibiryo binzanye nibihe ibikuzanye nibi fungura ujya kuma ibyuma nigende hari deni nkurimo ntabwo umbwiye ngo kubera ko nsanze ntarakorwamo nawe ukaba nta kintu uratanga ntarakorwa gakorwe mu nda ninde nkuna mu bantu usengewe wese wakuwe mama uru ruganda ibyo wigize benshi bararongora baragashaka uyu muntu koko nzashobora gusya nyakabwana nyakabwana ninde ni wowe nyakabwana ninde niso arafunguye fungura tubirangize ibi ni ibiki ito gacira ibikoba gacira ibikoba gacira inyeri uravuga ngo nze gukora nuko ndakurwa nkubita kanyotase atacyo ndi gukubitwa ahubwo ndanagukata izosi n'amashanyarazi narifite mu mubiri yose yashira ngerarara cyane ndashanyarara ubu nibwo bitangiye ariko wasubiye iwanyu ko nzaza kugutwara umwana se nabigusabye ubundi ko nari ngiye kwibangurira ipusi ya data noneho ngiye kubangurira abantu none se urambangurira sindi ihene sindi inka fungura ujya kunyimya sindi n'ingurube fungura unyimye wanesheje ipusi ya data nawe urareba ugasanga ndi isekuru ahubwo iyaba wari isekuru uri inyagazi se iyo mwera umwe fungura hari ujya kunywa ibyuma nshaka ubu ndasanga ya pusi ya data yagiye noneho aranyica ariko nta ka esanse mfite mu nzu harya agira ni bibiri nta esanse iri mu nzu agiye kuncaginga kugucaginga umuture ni wowe wambwiye uti ngwino ujya kunyungutisha unyunguta kandi uratuma bafunga aho yanungirira impuhwe ngenda umuntu hano harimo esanse tujya duhenyereke si ubwo urandara gute nka nyiramuhari ishaka kurya abana banyu nyiramuheri nangwa nyiramuhari kanguka nyine ubivuze none amenyo yose yanashizemo yewe byamaze kukurangirana mbere kanyombya wafunguye umva rero ngo ubwenge nayimbwa ntabwo ari ahanga baza gusarira nushaka gusara ajya ahantu basarira hano nta bitaro byabo hano nta bitaro by'ingegera zisakuza ntabwo baza buhora ugaceceka ntariba ubwo hano ni uraneza n'abaturanyi na bene rubanda kugira ngo baze bamenye icyo ugiye gukora ntariba nyine ubwo hano ni imbere nahageze noneho ni mitarike ibiti gato akasha ndakase kanyombya waretse kanyombya waretse uri kwisekesha ubwo nawe nyunguta tugende uranyunguta tugeze mu kanyombya ko warumvishije n'akavu n'umuheto asani warabonye uwucika bayo
birangiza rero yoho nasoni akira kanya ndakushigura ikohoye ariko kuva na mnyama akazubiri mu biki nasoni bavana imyenda kanya ndakira ntabwo ari uko babigenza kanyo ntabwo ari uko babigenza Jamali kanya si uko babigenza Jamali ndabikora bikora kanyo by'abazunguzi igitanda kanyo mudasakuza nasakuza si ubunini kanyo byavayo ayo kanyo ubu uzatugiye ushobora kuzica umuntu hano bari gukina uzi ukuntu ugize urangandaguye ngo urashaka z'abagabo kanyo ugiye gusohotse reka kuzanira rwose hano utaneze abaturage urwaserera se yiki uzi ukuntu ugize amabyimunuko uranukaga ubwo urashaka abagabo kanyo ibi bintu nibyo nkuriye hari ubu bikanesha kujya kubangurira ipusi ya data ko waje uvuga ngo ibintu ni byiza Yesu niwe wabikoze niba kuki utakomezanye na Yesu ntabwo rero nkimara kugeramo hariya ibyari binzanye si byo Yesu yakoze menye uri busubireyo ukabirangiza urashaka iki se mbwira ngo amafaranga ugende rimwe ariko nzaza kutwara ni gute se umuntu w'umugabo yifata uko angana gutya akantu ko ndi umugabo usibye ko usa nk'uwafashe ku ngufu wano bangiraga iki nturi umugabo ko kurigaragaje ariko ibyo ntubinzana tubase nari mfite isabune ibyo birakureba nta soni ingegera n'isi ubu ntabwo wishimye nishima yasa ahubwo kuri gutuma umubiri urya umukuru ukanyuza mu buriri kanyo ntunzamurire isukari nagubyonyo mvira mu rugo yego baba yewe uri n'umusazi ahubwo burya mukomeze ariko ugabanyijwe mukomeze yego baba uri n'umusazi mukomeze nubwo wakora ibyiza ariko utera n'umuntu ibiheri urazana imbere iwanyu ukazizana mu rugo rwiza rw'umuntu w'umusore nkanjye w'umuntu w'imanzi zibaho kanyo zibaho ngaho udatuma nkuca umugongo ntabwo nzagutungura abeshya nta soni unkore ku gasozi unkore ku gahinga nurangiza unzane byiza Yesu yabikoze zibaho kanyo ambyome vira mu rugo yego sha hejuru y'akuntu banga gutya mvuze ngenda fata biriya bijya abaganga b'imyenda basize hariya hanyuma utaye ahubwo wowe ujajare dusubire mu cyumba ibyo ngibyo wikinishwaga ubihindure wijajare ibyenda biranuka ibyenda bibaye rubito byabaye ubusa amabere wagira ngo ni amasogisi byose ni iki ni wowe amaze kumbwira ngo ninze umubiri wanjye bijyamo urabitekereza amabere ararereta banzuye kuyakoresha kuri izi sipasi atarerese yakora iki ko data yajyaga yibataka yo abandi ntabwo uzi ko bari ko bagira ibibuno genda rero babaga amabere bagira matoya kuko yamaze nk'amasogisi naho utangira ubera ikizibaho wagira ngo nayihene ibyaye gatandatu kanyombya ntushyogoze utwo twinyu usigajemo naturanga ariko kubanza warasize abana iwanyu ariko kanyo ndakubwira ko kuva navuka ntazi icyanga cy'umugabo icyanga cy'umugabo nacyo kanyombya turicana kanyombya ngwareka nigendere kagenda mbega gasaza ibintu kankora nyuma yo kunamangira umubiri sazira ubusa icyo washakaga urakibona uzongereza ndakwaka kubita reka nanjye rino gande batuze ntabwo najya ndarabuza amasi